twahageze twese mu bitabo. Yemwe ngabo z'umwami nimutabare, tujyane na Yesu utabaza, twitwaze umusaraba utujya imbere, mwese nimuze tugabe tuneshe umwanzi. Yemwe ngabo z'umwami mwese tutabare twese, tuyakira Yesu dutsinde umwanzi. Haleluya. Amen. Numvise imyuka y'abakeya, abantu numvise baririmba. Hari umugabo wavuze mu gitondo ngo iyo ukurikiye indirimbo n'amanote yazo ibihimbano by'umwuka, nta handi uzigera usanga umwuka w'Imana utawuboneye mu ndirimbo, utawuboneye mu ijambo ryayo. Urabyumva iki kintu? Mureke ibintu byo kwishakamo umwuka bituvemo, ahubwo umwuka uzanwe n'icyo ugomba kuzanwa nacyo muri twebwe. Urabyumva iki kintu? Nuririmba indirimbo, ndabizi buri wese afite indirimbo akunda hano, ariko iyo ndirimbo ukunda ujye uyisubiramo kugira ngo urusheho gukomezwa. Uracyumva icyo kintu? Indirimbo yawe ukunda, yayindi ukoresha ugiye gusenga, sinzi birashoboka, uzaririmbe n'uyiririmba gatatu, utaragira ikindi kintu wunguka muri yo, uzavuga uti Robert yaratubeshye. Ibi ni ibihimbano by'umwuka. Ku musaza ugeze mu zabukuru, ku mwana mutoya uri gukura akazaba umusaza, umwuka uyirimo uyiyoboye iyo ndirimbo ni nawe uzakomeza kuyobora kugeza iteka yose. Hari ibintu bidahinduka hano mu isi, mwari mubizi? Niba hari ikintu cyose kiyobowe n'umwuka w'Imana, icyo kintu ntigishobora guhinduka. Icyakora cyo ikintu nakwemerera, njye nawe tuzahinduka, ariko umwuka w'Imana imikorere yawo ntabwo ushobora guhinduka na rimwe. Itorero ry'Imana rirafatanya. Buriya ntushobora kunesha umwanzi igihe ugifite uwo wanga mu itorero ry'Imana. Bari mubizi? Kandi ayo mwagafatanyije ngo murwanye umwanzi, uzanesha ute se? Yemwe ngabaza umwami nimuze tugire gute tugabe. Ntabwo ari ukwambara furari, ibintu nkomeza kubabwira, ntabwo ari ukwambara furari, ntabwo ari gushyiraho inyenyeri hano tujya kugura amafaranga. Never. Ijambo ry'Imana umutwe, wumve icyo umwuka akubwira wowe ubwawe. Igihe cyose ubona uri gukomerezwa mu ntege nke za mugenzi wawe, ujye uhagarusha Imana uvuga uti Imana wakoze kubw'imbaraga ya mwuka muri jyewe, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ariko igihe cyose ubona uri kugushwa n'intege nke za mugenzi wawe, ujye ugenda wiherera upfuka musenga ubwira Imana uti Imana yongera imbaraga. Petero agiye kwihakana Yesu, Yuda agiye kugurisha umucunguzi. Saba Imana imbaraga, kuko ubugeze ahaga. Imana idufashe cyane. Itorero ry'Imana ryasigaye ryo mu minsi y'imperuka. Reka dusome aya magambo. Ndimo ndasoma igitabo cyitwa Itorero ry'Imana ryasigaye, ni kuri page 28. Ariko kandi
iki gitabo kirasa n'igitabo cyitwa ubutumwa bwandikiwe itorero rya Laodikiya, igice cya mbere. Bugasa kandi n'igitabo cyitwa akaga gaheruka, kuri paje ya 22, aho tubwirwa Laodikiya. Imana idufasha cyane. Reka nsome mwumve aya magambo, hanyuma tuze dutanga ibitekerezo byacu. Iyo tuvuze ngo dutanga ibitekerezo biba bisaba ngo ukore nawe ubushakashatsi, sibyo? Mu byanditswe byera, kugira ngo ubashe kumenya icyo baza urakibaza kivuye mu byanditswe. Buriya hari abantu beza cyangwa se abantu bazi ubwenge, iyo agiye kubaza aravuga ati jyewe ariko ntabwo ndi kubaza ibijyanye n'iki n'ibyanditswe, ndagira ngo mumfashe kuri iyi ngingo. Umuntu mujye mumusubiza nk'uko abajije. Undi nawe akavuga ati none se dukurikije ibyanditswe iki kiravuga ngo iki n'iki gishaka kuvuga iki. Uwo nawe ni mu mubera abarimu beza, mujye mumusubiza nk'uko abajije. Mubwire muti dukurikije ibyanditswe. Ntabwo ari uko umuntu avuga ngo ngewe nagendanye n'ibyanditswe ndabaza iki kibazo, mbese bigenze gutya byagenda gute, nawe nurangiza ngo uzane ibyanditswe. Ntabwo mwahuza, sibyo? Iyo yari inama wagira ngo mbungure. Haranditse ngo itorero riri ku rugamba. Itorero riri ku rugamba. Mzee, unanielewa? Aha, asante sana. Mzee, nakupata vizuri. Salamu. Itorero riri ku rugamba. Indirimbo ya 18 mu Kinyarwanda. Mu Giswahili namba kangahe? Nahoze nifuza ko tuzagira igihande kiririmba mu Giswahili. Buriya uririmbye indirimbo mu Giswahili, hari indirimbo nziza cyane ziririmbwa mu Giswahili, ukaba wavuga uti ubwoko bw'Imana buracyari mu isi. Uracyumva iki kintu? Kuko niba hari abantu bafite umucyo mu byanditswe muri Afurika, Abatanzania barimo n'abambere. Mwari mubizi? Mu miririmbire ibyo byo ntitwabakurikira, sibyo? Ibyo ngira ngo murabizi. Benshi yo maradiyo y'amateleviziyo musanga arizo ndirimbo turi gucuranga, sibyo se? Bitewe n'iki? Ibihimbano by'umwuka. Haranditse ngo bamwe bibwira ko, reka nongera amareta ko n'ubundi sana amasange atakibona neza. Nibyo kuri 25 z'ukwa 11 ndajya kubona na muganga w'amaso. Bampimye ko ndwaye myopi amaso yombi. Surumva bitarazambye. Yarazambye. Yarazambye. Buriya amaso yo tuyakoresha, ariko tukayakoresha mu buryo butari bwo arangirika. Bimwe mu bijyanye n'ubuzima, abashinzwe ubuzima mboneraho no kubabwira buriya abayobozi b'ubuzima mu itorero mubashishikarize gusoma ibyanditswe, ko nituvurwa tukavurwa ubumenyi twize bwa siyansi tuzavurwa nabi kandi Imana izabitubaza. Itorero riri ku rugamba. Bamwe bibwira ko bibahagije kwinjira mu itorero maze ibyari bikenewe byose bikuzuzwa, kandi kuva ubwo bagahura n'abantu bafite kwera kandi bashyitse. Ubaye amagambo arakomeye cyane. Mwari muyazi? Reka mbabwire igitangaza nahuye nacyo. Hari igihe nsoma ibintu mu bitabo nkasanga hari ibyo nagiye mvuga kera ntazi ko ibyo bintu byanditse. Bihe byakubaho. Inyandiko imwe ndaje ndayibasomera mu kanya. Ugasanga ibintu n'ubundi byari byaragize gute, byaranditswe kera, nyamara warabivuze nkaho uri kuvuga nk'umuntu gusa, sibyo? Niyo mpamvu umuntu mukuru buriya ibyo avuga abivuga ziko azajya nabihagararaho, kuko ugeze imbere wabibazwa cyangwa ugeze inyuma ukagira gute
ukaba wabibazwa. Bamwe bibwira ko bibahagije kwinjira mu itorero maze ibyari bikenewe byose bikuzuzwa. ngo kuko twinjira mu itorero, mbese sibyo? Nta muntu winjira mu itorero azi ko agiye guhura n'ibibazo. Reka da, noneho natangiye no kubabaza, ubu singikomeje icyigisho. Uko twica hano twese, njye ndahagaze, ariko hagira unshingira inama ambwira ati njye ninjiye mu itorero ry'Imana nzi ko nje ku rugamba, aduha ubuhamya twitahire. Muri twese ubu nta muntu nafashe ku munwa. Noneho Imana ishimwe rero, muri abantu bakuru, ubundi rino ryo shuri ryanjye, iryo shuri ryanjye mwangiriye neza. Mwarimu, mu mibereho yawe uba umudivantiste, wigeze witegura ko uzahangana n'ikibazo uzahura nacyo mu itorero? Nari nzi ko hano narivukiyemo, ubwo rero nari nzi ko nibereye iwacu mu rugo mu mahoro. Umaze kubatizwa? Nta kibazo pe. Mwarimu, hari ikibazo wumvaga uzahura nacyo ugeze mu itorero? ahubwo ariho nanjye nari nzi ko ngiye mu itorero nyine ibibazo kwisha ugeze ahantu ho kuba umutuzo pe. yego Mwarimu, mwivugabutumwa, mujya mwivugabutumwa, wari uzi ko uzigera uhura n'inzitizi ugasanga abantu bamenye ibyanditswe aribo bagoye kubwira ijambo ry'Imana? ibintu birahinduka mugabo. Birahinduka. Hari uwaba afite icyo yavuga gitandukanye n'icyo tuvuze, atubwira ati jye ntabitekereza yabaye. Nkanjye njya kwinjira mu itorero kugira ngo mbatizwe,